Yesu ashimwe bene data nonge nanone kuba ikaze kuri gahunda yo gusoma Bible. Tugeze ku gice cya 50 cya kitangiriro ari nacyo gice cya nyuma. Turahita turangiza igitabo kitangiriro duhita dutangira igice cyo kuva. Titre iravuga ngo igice cya 50 itangiriro, Yakobo arapfa baramwosa bamujyana i Kanani bamuhambayo. Yosefu yubama mu maso hasi amuririraho aramusoma. Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se. Abo bavuzi bosa Isirayeli. Bamara iminsi 40 bakimwosa, uko niko iminsi yo koserezamo ingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Iminsi yo kumuririra ishize, Yosefu abwira abo mu rugo rwa Farawo bati: niba mbagireho mugisha ndabinginze mubwire Farawo muti, se yamurahirije ibi: dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani aba ariyo muzampambamo, abarimo uzampamba. None ngo arakwinginga azamuke ahambe se, kandi ngo azagaruka. Farawo ati: zamuka uhambe so nk'uko yakurahije. Yosefu arazamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Egiputa bose, n'abo mu rugo rwa Yosefu bose, na bene se n'abo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo, ibyo byonyine nibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani, bacurirayo umuborogo mwinshi ukomeye cyane. Amaraho iminsi 7 aharirira se amwiraburiye. Bene igihugu b'Abanyakanani babonye baririra ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi, baravuga bati: uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa. Nicyo cyatumye bahita Abeli Misirayimu, hari hakurya ya Yorodani. Abana ba Isirayeli bamukorera uko yabategetse, bamujyana mu gihugu cy'i Kanani, bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'Imakipera iri imbere ya Mamure, ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo, abuguze na Efuroni umuhetsi. Umurongo wa 14 igice cya 50 aravuga ngo Yosefu ahumuriza bene se arapfa. Amaze guhamba se, Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, baravugana bati: ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati: so atarapfa yaradutegetse ati muzabwire Yosefu ibi: arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati: dore turabagaragu bawe. Yosefu arababwira ati: mwitinya, mbese ndi mu kimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza, kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Yosefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yosefu arama imyaka 110. Yosefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yosefu. Yosefu abwira bene se ati: ngiye gupfa, ariko Imana ntizabura kubagenderera, ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izabaha. Yosefu arahiza abana ba Isirayeli ati: Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakure ino. Nuko Yosefu arapfa. Nuko Yosefu apfa aramye imyaka 110. Baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo. Igitabo cy'itangiriro turakirangije. Tugiye gutangira igitabo cyo kuva. Mu cyamake twasomye igitabo cy'itangiriro, uburyo twabonye aho byose byatangiriye, ko ariho Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, ndetse iremamo natwe abantu, aribwo yaremaga Adamu na Eva. Twabonye uburyo bacumuye ku Mana, barya ku giti yari yababujije, hanyuma baracumura banga kuyumvira, ibirukana muri Eden. Hanyuma twabonyemo inkuru y'abana babo babiri aribo Kayini na Abeli.
uburyo umwe yagiriye ishyari undi akamwica. Muri make twabonyemo n'inkuru ya Nowa, uburyo abantu bari barabaye babi cyane bikababaza Imana igafata icyemezo cyo kurimbura ibintu byose n'abantu bari barimo usibye Nowa n'umuryango we kuko ari bo bumviraga Imana. Twabonyemo n'uburyo nanone Imana yarimbuye umudugudu w'i Sodomu n'i Gomora, nabo ibajijije ibyaha byabo cyane cyane ubutinganyi. Twabonyemo inkuru za Yakobo. Rero nizere ko ibi dusoma hari icyo bibafasha, nanjye birakifasha cyane kuko biri gutuma ngenda amenya ibintu byinshi ntari nzi. Tugiye rero gutangira igitabo cyo Kuva. Haravuga ngo igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva. Igice cya mbere kiravuga ngo Abisirayeli bagwirira muri Egiputa. Aya niyo mazina y'abana ba Isirayeli bagiye muri Egiputa bajyanye na Yakobo, umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe: Rubeni na Simoni na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benyamini na Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Abantu bose bakomotse mu rukiryi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'ab'icyo gihe bose. Abisirayeli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura icyo gihugu. Umurongo wa 8 wavuga ngo umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. Muri Egiputa hima undi mwami utigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu be ati: dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buruta bwinshi buturusha n'amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge bo kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha abo kubatwara ku buretwa ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'ubwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Umurongo wa 15 uravuga ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati: nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho, nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nabo umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati: niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati: nuko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyambaraga, bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira, burakomera cyane. Kandi kuko abo babyaza bubashye Imana, ibaha urubyaro, baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati: umuhungu uzajya avuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese mujye mumureka abeho. Igice cya 2. Mose aravuka, umukobwa wa Farawo aramurera. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi ashiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi. Abaja be bagendagenda ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana. Agapfunduye abonamo uwo mwana, umwana ararira, aramubabarira ati: uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki we abaza umukobwa wa Farawo ati: sinajya se kukuzanira umurera wo mu Baheburayokazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati: nuko genda umunzanire.
umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jyana uyu mwana umunderere. Jyana uwo mwana umunderere nzaguhemba. Uwo mugore ajyana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we. Amwita Mose ati uko namukuye mu mazi. Umurongo wa 11 ku gice cya 2 haravuga ngo Mose yica umunyegiputa arahunga ajya i Midiyani. Icyo gihe Mose amaze gukura asanga bene wabo abona uburetwa barimo. Bukeye abona umunyegiputa akubita umuheburayo muri bene wabo, akebaguza impande zose abona ntawe uhari. Yica uwo munyegiputa amuhisha mu musenyi. Bukeye bwaho arasohoka abona abagabo 2 b'Abaheburayo barwana. Abwira ugiriye nabi ugiriye undi nabi ati niki gitumye ukubita mugenzi wawe? Aramusubiza ati ninde waguhaye ubutware n'ubucamanza kuri twe? Urashaka kunyica nk'uko wishe wa munyegiputa? Mose aratinya aribwira ati nukuri byaramenyekanye. Farawo abyumvise ashaka kwica Mose. Maze Mose aramuhunga ajya gutura mu gihugu cy'Imidiyani. Agezeyo yicaye iruhande rw'iriba. Umutambyi w'Imidiyani yari afite abakobwa 7. Baraza badahirira intama za se buzuza ibibumbiro. Abashumba baraza barabirukana. Mose arahaguruka arabatabara yuhira umukumbi wabo. Bagiye kwa Sereweri arababaza ati noneho ko mutebutse? Baramusubiza ati nuko umugabo w'umunyegiputa yadukijije abashumba kandi akatudahirira akatwuhirira umukumbi. Abaza abakobwa be ati ari he? Niki gitumye musiga uwo mugabo? Nimumuhamagare tumufungurire. Mose yemera kubana n'uwo mugabo, ashyingira Mose umukobwa we Zipora. Abyara umuhungu, se amwita Gerushomu. Ati nari umusuke mu gihugu kitari icacu. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli bahinishwa n'uburetwa babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umunyo wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Igice cya 3 haravuga ngo Imana ibonekera Mose mu gihuru cyaka umuriro. Icyo gihe Mose yaragiraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi inyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagara iri hagati muri icyo gihuru iti Mose, Mose. Aritaba ati karame. Iramubwira iti wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu maso kuko atinye kureba Imana. Umurongo wa 7 igice cya 3 haravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa. Numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo. Kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwamo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Mose abwira Imana ati ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti nukuri nzabana nawe. Ibizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Umurongo wa 13
ku gice cya gatatu aravuga ngo Imana ibwira Mose izina ryayo. Mose abaza Imana ati ningera ku Bisirayeli nkababwira nti Imana y'abasekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Imana isubiza Mose iti ndi uwo nziwe, kandi iti abari kuzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti abari kuzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose. Urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose. Genda uteranye abakuru b'Abisiraheli ubabwire uti Uwiteka Imana y'abasekuruza banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yarambonekeye irambwira iti ni ukuri ndabagendereye mbona ibyo babagirira muri Egiputa. Ndavuga nti nzabakura mu mubabaro wo muri Egiputa mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Nabo bazakumvira, kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mubwire muti Uwiteka Imana y'Abayeburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 tutambirireho Uwiteka Imana yacu ibitambo. Kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. Nanjye nzarambura ukuboko nkubitisha Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho. Nyuma yabyo azabareka. Kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimugenda ntimuzagenda ubusa. Ahubwo umugore wese azasaba umugore w'umuturanyi we ndetse n'umugore acumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko muzanyaga Abanyegiputa. Igice cya 4 haravuga ngo Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni inzoka. Mose arayisubiza ati ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati kugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati ishyira ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe cyera nka shelegi. Aramubwira ati kisubize mu gituza. Agisubiza mu gituza, agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvira amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi, ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati mwami, na mbere sindiryoza mu magambo, nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumije? Si jye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Aramusubiza ati mwami, ndakwingize tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati Aroni mwene so umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. Nawe uzajye uhora umubwira, ushyira amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigishe ibyo mukora. Kandi azajya akubwirira abantu, azakubere akanwa, nawe uzamubera nk'Imana. Kandi uzajya witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha bya bimenyetso. Umurongo wa 18 ku gice cya 4 aravuga ngo Mose ajya muri Egiputa akeba umwana we. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubwira ati ndakwingiza reka nsubire muri bene wacu bari muri Egiputa,
menye yuko bakiriho. Yetiro asubiza Mose ati genda amahoro. Uwiteka abwira Mose i Midiyani ati genda usubire muri Egiputa kuko abantu bose bashakaga kukwica bapfuye. Mose ajyana umugore n'abana be abashyira ku ndogobe asubira mu gihugu cya Egiputa kandi yitwaza ya nkoni y'Imana. Uwiteka abwira Mose ati nusubira muri Egiputa ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora, ariko nzanangira umutima we ntazareka abantu bagenda. Kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abisirayeli ni umwana wanjye w'imfura, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Bukeye ari mu rugendo Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. Maze Zipora yenda isarabwayi akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye awujugunya imbere ya Mose aramubwira ati nukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati uri umukwe uvusha amaraso, ukeba abana niko nkwitiye ntyo. Uwiteka abwira Aroni ati jya mu butayu usanganirireyo Mose. Aragenda amusanganira ku musozi w'Imana aramusoma. Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo mu Bisirayeli. Aroni ababwira amagambo yose Uwiteka yamutumye yose, akorera bya bimenyetso imbere y'abantu. Abantu baremera bumvise ko Uwiteka yagendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi. Igice cya 5. Farawo agwiza uburetwa bw'Abisirayeli bagaya Mose na Aroni. Mose atakira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati Uwiteka ninde ngo numvire ndeka Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Baramubwira bati Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi 3 dutambirire Uwiteka Imana yacu ibitambo itadutera ikatwicisha mu giga cyangwa inkota. Umwami wa Egiputa arababwira ati Mose na Aroni niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo? Nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati dore abantu bo mu gihugu baragwiriye, none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, nibagende bishakire inganagano, kandi umubare w'amatafari basanga babumba bawugumeho, mwe kubagabanirizaho na make kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita ku magambo y'ibinyoma. Abakoresha ubwo bwoko uburetwa basohokana n'abatware bo muri bo babwira abantu bati Farawo aravuze ngo ntabaha inganagano, nimugende mwishakire inganagano aho mwazibona kuko mutari bugerurirwe umubare mwaciwe na hato. Nuko abantu bakwizwa mu gihugu cya Egiputa cyose no kwishakira ibitsinsi by'inganagano mu cyimbo cy'inganagano. Kandi abakoresha uburetwa babatera umwete bati mumare umubare mwaciye w'uburetwa bw'iminsi yose nk'uko musanzwe mukora. Abatware bo mu Bisirayeli abo bakoresha uburetwa ba Farawo bahaye gutwara barakubitwa, barababaza bati niki cyatuye mudasohoza umubare mwaciye ejo nanone ntimwuzuza amatafari nka mbere? Maze abatware bo mu Bisirayeli baragenda batakira Farawo bati niki gitumye utugirira utya abagaragu bawe? Abagaragu bawe nta nganagano duhabwa, maze bakatubwira ngo tugumbe amatafari, kandi dore abagaragu bawe turakubitwa, ariko abantu bawe nibo urubanza ruriho. Arababwira ati muri abanebwe nicyo kibavugisha muti tugende dutambire Uwiteka ibitambo. Nuko none nimugende mukore
kuko ari ntanganagano muzahabwa, ariko muzajye muzuza umubare w'amatafari. Abatware bo mu Bisiraheli bamenya ko babonye ishyano, kuko babwiye ko batazica umubare w'amatafari babumbaho na muke w'uburetwa bwabo bw'iminsi yose. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira. Barabwira bati, Uwiteka abarebe abacira urubanza, kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, niki gitumye ugirira nabi ubwo bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereye aho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Igice cya 6 aravuga ngo Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende, abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha. Nitwa iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo, ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuhuke bwabo basukiyemo. Kandi numvise umunwa w'Abisiraheli Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nuko bwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro y'Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana. Niyo muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye imitwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Mose abwira Abisiraheli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundire Abisiraheli bave mu gihugu cye. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisiraheli ntibanyumviye, none Farawo aranyumvira ate? Kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Uwiteka abwira Mose na Aroni abatuma ku Bisiraheli no kuri Farawo umwami wa Egiputa, ngo bakure Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa. Aba ni bo batware b'amazu y'abasekuru. Bene Rubeni ni imfura ya Isiraheli na Enoki na Palu na Hesironi na Karumi. Iyo niyo miryango ya Rubeni. Bene Simeyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuli umwana w'umunyakananikazi. Iyo niyo miryango ya Simeyoni. Aya niyo mazina y'urubyaro rwa Lewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari. Imyaka ya Lewi yaramye ni 137. Bene Gorisheni ni Libuni na Shimeyeni nk'uko imiryango yabo iri. Bene Kohati ni Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli. Imyaka Kohati yaramye ni 133. Bene Merari ni Mahali na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Amuramu arongora Yokebedi nyirasenge, babyarana Aroni na Mose. Imyaka Amuramu yaramye ni 137. Abana ba Isuhari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Bene Uziyeli ni Mishayeli na Elisafani na Sitidi. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu mushiki wa Nahashoni, babyarana Nadabu na Abihu na Eliazari na Itimadi. Bene Kora ni Asiri na Elukana na Abiasafu. Iyo niyo miryango y'Abakora. Eliazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putieli, babyarana Finehasi. Abo nibo batware b'amazu y'abasekuru yo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri. Abo nibo Aroni na Mose babandi Uwiteka yabwiye ati, mukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri. Abo nibo babwiye Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisiraheli muri Egiputa. Abo nibo Mose na Aroni babandi. Ku munsi Uwiteka yabwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ati, ndi Uwiteka,
bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo nkubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe, Farawo yanyumvira ate? Igice cya 7 kiravuga ngo Mose na Aroni bakorera imbere ya Farawo cya kimenyetso cy'inkoni. Uwiteka abwira Mose ati, dore nkugize nk'Imana kuri Farawo. Aroni mwene so azaba umuhanuzi wawe, uzajya uvuga icyo ngutegeka cyose. Aroni mwene so abibwire Farawo, kugira ngo areke Abisirayeli bave mu gihugu cye. Nanjye nzanangira umutima wa Farawo, ngwize ibimenyetso byanjye n'ibitangaza byanjye mu gihugu cya Egiputa. Ariko Farawo ntazabumvira, maze nzababarishe Egiputa ukuboko kwanjye, nkure ingabo zanjye, ubwoko bwanjye Abisirayeli muri icyo gihugu, bakuzeyo ibihano bikomeye. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzarambura ukuboko ku gihugu cya Egiputa, ngakura Abisirayeli muri cyo. Mose na Aroni bagenza batyo uko Uwiteka yabategetse, aba ariko bakora. Mose yari amaze imyaka 80 avutse, na Aroni yari amaze imyaka 83 ubwo bavuganaga na Farawo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati, mukore igitangaza kibahamye, ubwire Aroni uti, enda inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo, bakora icyo Imana Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abahanga n'abarozi, ari bo bakonikoni ba Egiputa, nabo babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umuntu wese muri bo ajugunya inkoni ye hasi, ziba inzoka, maze ajugunya inkoni ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yarabivuze. Umurongo wa 14 ku gice cya 7 baravuga ngo, icyago cya mbere, amazi ahinduka amaraso. Uwiteka abwira Mose ati, umutima wa Farawo uranangiye, yanga kureka ubwoko bwanjye ngo bugende. Mu gitondo uzajye kuri Farawo, dore azaba ajya ku ruzi, nawe uzahagarare ku nkombe y'uruzi umutegereze, kandi uzitwaze ya nkoni yahindutse inzoka. Umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere mu butayu, none ugejeje ubu utaramwumvira. Uwiteka aravuze ngo, iki nicyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka. Dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso, amafi yo mu ruzi apfe, uruzi rumwuke, Abanyegiputa babihirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, jyana inkoni witwaje urambure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku bidendezi byabo, naho amazi aretse hose ahinduke amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari buba amaraso, mu mibuvure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabibategetse. Amanika iyo nkoni, akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be. Amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi. Amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. N'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Farawo asubirayo, ajya mu nzu ye, n'ibyo ntiyabyitaho. Abanyegiputa bose bafukura bugufi bw'uruzi kugira ngo babone amazi yo kunywa, kuko batabashaga kunywa ku mazi yo mu ruzi. Uwiteka amaze konona uruzi bimara iminsi 7. Umurongo wa 26 ku gice cya 7 baravuga ngo, icyago cya kabiri, igihugu cyuzura ibikeri. Uwiteka abwira Mose ati, injira kwa Farawo mubwire uti, Uwiteka aravuze ngo, reka ubwoko bwe bugende bumukorere, kandi niwanga kubarekura aragabiza igihugu cyawe cyose ibikeri. Uruzi ruruzura ibikeri, bizamuke bijye mu nzu yawe no haruguru, no ku buriri bwawe, no mu nzu y'abagaragu bawe, no mu nzu y'abantu bawe, no mu nkono zawe, no mu byibo muvugiramo imitsima.
ibikeri bizazamuka bijye kuri wowe no ku bantu bawe no ku bagaragu bawe bose. Igice cya 8. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni uti rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi, uzamura ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. Aroni arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa, ibikeri birazamuka bizimagiza igihugu cya Egiputa. Babakonikoni babigenza batyo babikoresheje uburozi bwabo, bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimunsabire Uwiteka ankize ibi bikeri abikure no mu bantu banjye, nanjye ndareka ubwoko bwe bugende butambire Uwiteka ibitambo. Mose abwira Farawo ati unyirarireho utya ningusabira Uwiteka wawe n'abagaragu bawe n'abantu bawe, mumbwire gihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu mazu yawe bigasigara mu ruzi rwonyine. Aramusubiza ati ni ejo. Nawe aramubwira ati bibuke uvuze kugira ngo umenye yuko ari ntawe uhwanye n'Uwiteka Imana yacu. Ibikeri bizakuvaho bive no mu mazu yawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe bisigare mu ruzi rwonyine. Mose na Aroni bava kuri Farawo. Mose atakambira Uwiteka ibikeri yateje Farawo. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, bya bikeri bipfira mu mazu no mu ngo no mu mirima birakamuka, babirunda ibirundo, igihugu kiranuka. Maze Farawo abonye ko bimworoheye yinangira umutima, ntiyabumvira uko Uwiteka yari yarabivuze. Umurongo wa 12 ku gice cya 8 avuga ngo icyago cya 3 hatera inda. Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni uti manika inkoni yawe ukubite umukungugu uhinduke inda mu gihugu cya Egiputa cyose. Babigenza batyo, Aroni amanika ukuboko kwe gufite inkoni akubita umukungugu, inda ziba ku bantu no ku matungo. Umukungugu wose wo mu gihugu cya Egiputa cyose uhinduka inda. Abakonikoni bagerageza gukora batyo, barogeshereza uburozi bwabo kugira ngo batere inda, ntibabibasha. Inda ziba ku bantu no ku matungo. Abo bakonikoni babwira Farawo bati ibi bitewe n'urutoki rw'Imana. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yarabivuze. Umurongo wa 16 igice cya 8 avuga ngo icyago cya 4 hatera ibibugu. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarare imbere ya Farawo. Azaba asohoka ajya ku ruzi, umubwire uti Uwiteka aravuze ati reka abantu banjye bagende bankorere. Nutabarekura nzaguteza amarumbo y'ibibugu, wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe n'amazu yawe. Amazu y'Abanyegiputa azuzura amarumbo y'ibibugu, bizimagize n'ubutaka bwabo. Kuri uwo munsi nzarobanura igihugu cy'i Gosheni, aho ubwoko bwanjye butuye, amarumbo y'ibibugu ye kubayo, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka uri hagati y'isi. Kandi nzashyira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Uwiteka abigenza atyo, amarumbo y'ibibugu aza ari icyago mu nzu ya Farawo no mu nzu y'abagaragu be, kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa n'ayo marumbo y'ibibugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati nimugende mutambirire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo Abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'Abanyegiputa ibyo bazira kwica, ntibatwicisha amabuye. Reka tujya mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirire Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu, icyakora ntimuzajye kure cyane, nimunsabire. Mose aramubwira ati dore ndava imbere yawe sohoke. Saba Uwiteka ngo amarumbo y'ibibugu ejo azave kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ariko ye kongera kuriganya, ntareke ubwoko bwacu bugenda bugatambira Uwiteka ibitambo. Mose ava imbere ya Farawo arasohoka asaba Uwiteka. Uwiteka abigenza uko Mose yavuze, akura ayo marumbo y'ibibugu kuri Farawo no ku bagaragu be no ku bantu be, ntihasigara na kimwe. Farawo yinangira umutima, nubwo nabwo
ntiyareka ubwoko bugenda. Igice cya 9 haravuga ngo icyago cya 5 hatera muryamo. Uwiteka abwira Mose ati injira mu nzu ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Abayeburayo aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere, niwanga kuburekura ukagumya kubufata, dore ukuboko kw'Uwiteka kuri ku matungo yawe yo mu gasozi no ku mafarashi no ku ndogobe no ku ngamiya no ku mashyo no ku mikumbi muryamo nyinshi cyane izabitera. Kandi Uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisirayeli n'amatungo y'Abanyegiputa, ntihazapfa na rimwe y'Abisirayeli yose. Uwiteka ategeka igihe ati ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora, amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko amatungo y'Abisirayeli ntihapfa na rimwe. Farawo aratuma asanga mu matungo y'Abisirayeli hatapfuye na rimwe, maze umutima wa Farawo uranangira ntiyareka ubwo bwoko bugenda. Umurongo wa 8 igice cya 9 aravuga ngo icyago cya 6 hatera ibisebe. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimujyane amashyi y'ivu ryo mu itanura, Mose aritumurire hejuru imbere ya Farawo, rirahinduka umukungugu w'ifu ukwire mu gihugu cya Egiputa cyose, utere ibishute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo mu gihugu cya Egiputa cyose. Bajyana ivu ryo mu itanura bahagarara imbere ya Farawo, Mose aritumurira hejuru riba ibishyute bivamo ibishega bifata abantu n'amatungo. Babakonikoni bananizwa n'ibyo bishega guhagarara imbere ya Mose, kuko ibishega byari bifashe aba bakonikoni n'Abanyegiputa bose. Uwiteka anangira umutima wa Farawo ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yarabwiye Mose. Umurongo wa 13 igice cya 9 aravuga ngo icyago cya 7 hatera urubura. Uwiteka abwira Mose ati uzazinduke kare mu ruturuturu uhagarara imbere ya Farawo umubwire uti Uwiteka Imana y'Abayeburayo iravuze iti reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere. Uhereye none nzohereza ibyago ntera byose ku mutima wawe no ku bagaragu bawe no ku bantu bawe, kugira ngo umenye ko ari ntawe uhwanye nanjye mu isi yose. None bandambuye ukuboko kwanjye nkaguterana mugiga n'abantu bawe ukarimburwa mu isi. Ariko ni ukuri iyi niyo mpamvu itumye nguhagarika, ni ukugira ngo nkwereke imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamare mu isi yose. Na n'ubu urakishyira hejuru ukabuza ubwoko bwanjye ntureke bugenda. Dore ejo bugingo ubu nzavubura urubura ruremereye cyane rutari rwaboneka muri Egiputa uhereye igihe hatwariwe ukageza ubu. Nuko none tumucyuze amatungo yawe n'ibyo ufite mu gasozi byose. Umuntu wese n'itungo ryose ruzasanga mu gasozi kidatashye, urubura ruzakigwaho gipfe. Ububashye ijambo ry'Uwiteka mu bagaragu ba Farawo ahungishiriza abagaragu be n'amatungo ye mu mazu no mu biraro. Utitaye ku ijambo ry'Uwiteka arekera abagaragu be n'amatungo ye mu gasozi. Uwiteka abwira Mose ati tunga ukuboko kwawe mu ijuru urubura rugwe mu gihugu cya Egiputa cyose, ku bantu no ku matungo no ku nyamaswa no ku byatsi byo mu gasozi byose no ku myaka yo mu mirima yose mu gihugu cya Egiputa cyose. Mose atunga inkoni ye mu ijuru. Uwiteka akubitisha inkuba avuba urubura, umuriro ugwa hasi. Uwiteka avubira igihugu cya Egiputa urubura. Nuko hagwa urubura n'umuriro uvanze narwo by'icyago gikomeye bitigeze kuba mu gihugu cya Egiputa cyose uhereye aho hatwariwe. Urwo rubura rwica icyari mu gasozi cyose mu gihugu cya Egiputa cyose, abantu n'amatungo n'inyamaswa, rwica n'ibyatsi byo mu gasozi byose n'imyaka yo mu mirima yose, ruvuna ibiti byo mu gasozi byose. Mu gihugu cy'i Gosheni aho Abisirayeli bari niho rutaguye honyine. Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati ubu bwo nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, jye n'abantu banjye turatsinzwe. Musabire Uwiteka kuko uku guhinda gukomeye k'urubura bimpagije, nanjye ndabareka mugende mwe kugumina. Mose aramubwira ati nimara kuva mu rurembo ndaramburira Uwiteka amaboko guhinda gushire, kandi ntihari bwongere kugwa urubura kugira ngo umenye yuko Uwiteka ari we nyir'isi.
ariko wowe n'abagaragu bawe nzi yuko muri bube mutarubaha Uwiteka Imana. Imigwegwe na sayiri birapfa, kuko sayiri zari zeze n'imigwegwe yari irabije, ariko ingano na kusemeti ntibyapfa kuko byari bitaramera. Mose ava mu rurembo imbere ya Farawo, aramburira Uwiteka amaboko, guhinda kw'inkuba n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa mu isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'inkuba zihinda bishize, arushaho gukora icyaha, yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka Abisirayeli bagenda, uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'inkuba zihinda bishize, arushaho gukora icyaha, yinangira umutima we n'abagaragu be. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyareka Abisirayeli bagenda, uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Mose. Ubutaha tuzakomeza mu gitabo cyo Kuva igice cya 10. Ahangaha tugeze ku nkuru ya Farawo, y'uburyo Uwiteka yashakaga gukura ubwoko bw'Abisirayeli muri Egiputa, kuko bari bababajwe cyane, barabagize abaretwa, ariko Farawo agakomeza kwinangira, Imana ikamuteza ibyago. Ibi byago byose twagiye dusoma Imana yagiye ibimuteza, ariko agakomeza kwinangira. Ubutaha rero tuzamenya uko byaje kugenda. Nkomeje kubashimira mwese abakomeje kubana nanjye, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.